kimwaro kubona uri umuvugabutumwa, uri umuhanzi, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, gasanga urasambana, gasanga ababyeyi mu gasozi, gasanga abateye inda abagore babandi, ugasanga uri umugore urimo urahanura ngo abagore sabawe, abagabo sabawe, abana sabawe. Biteye ikimwaro n'isoni. Nkubwire ngo ahantu hose usengera, waba uri umudiva, waba uri umwangirikani, waba uri umurestoration, waba uri muki, jya urinda impano y'agakiza Imana yaguhaye. Afunze kubera umwana w'imyaka 17, bivuze ko baramutse basanze iyo ndariye imyaka 20 ibyo inganzo byaba birangiriye aho, byabikomereza mu gihome aho abantu batamuzi. Abahanuzi tugapfusha bavuga butumwa, tugapfusha berekwa, tugapfusha bumva amajwi. Ibi byose biraturuka kuko abantu bimuye igitereko kitabaza hacyo, bakimika icyabo, bimitse icyubahiro bafite, bimitse rya zina Imana yari yabatije, bimura Imana yavuganaga nabo, bimura Imana yabagaburiye, bimura Imana yabambitse, bimura Imana yabaye rya jambo, bituma bipfa. Muri Imana yaguhaye agaciro, ukimura Imana yaguhaye ijambo, ukimura Imana yavugiye muri wowe, ukimura Imana yari yakuzamuye, yigiye kugaruka mubaranaka. Ntabwo igusiga itagusebeje, si no kugusebya gusa, iguteranyirizaho. Uyu yari umuntu usanzwe atarazamuka, ariko dore yasebye, itangazamakuru ryose riramwandikaho. Ashimwe, turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Turi kuri channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Imana igumugisha cyane aho uri hose, wowe udukunda, wowe ukora subscribe, wowe ukora like, wowe ukora comment, wowe ukora share kugira ngo urusheho kubana natwe. Imana igumugisha cyane. Iyi channel ni channel ya Gikristo, ica ijambo ry'Imana, ica ubutumwa, ica ijambo, ica impuguro zitandukanye. Kandi wifuza kudufasha, wifuza kudushyigikira, watwandikira muri comment, waca mu gikari, hari nimero igaragara ku iyo channel, watwandikiraho ubutumwa bwawe bwatugeraho. Kandi wifuza ikindi cyose watumenyesha. Imana igumugisha cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganira, kandi ibiganiro bigera nko kuri bingahe, ariko bishamikiye ku nkuru zitandukanye zimaze iminsi zitambuka, zirimo muri gospel. Aye mwivuga butumwa, mu ndirimbo, mu bahanuzi, mu pastoro, harimo inkuru nyinshi, kandi izi nkuru zikaba ari inkuru zishyushye, akaba ari inkuru zirimo ziratambuka. Ariko icyo tugendereye cyane si ubwa kuzishyushye, icyo tugendereye cyane ni ukuvuga ngo izi nkuru ziramarira icyo abitorero. Akaduhere ku nkuru ya mbere, ariyo inkuru iri kuvugwa cyane, ariyo nkuru isa nkaho yatunguye abantu. Niyo umuhanuzi bita Ibyayesu biri ku murongo, cyangwa Ibyayesu ni ku murongo, indirimbo yakunzwe cyane, niyo umuhanzi akamenyekana cyane kuva za Nyagatare kugera hatu uyu munsi wa none, kugira mu mujyi wa Kigali, n'umwana uri Nyamasheke azingu. Ibyayesu ni ku murongo. Ibyayesu ni ku murongo ni umuhanzi wahagurutse mu buryo busanzwe, ukiri muto, ufite impano, ufite inganzo yihariye, kuko n'abandi bahanzi bahari ariko badafite inganzo nk'iye, ariko agakunda kuvugwa mu bintu twinshi, cyane cyane muri gahunda zijyanye n'ubuheheso, ubusambanyi, ibintu nk'ibyo. Iyi nkuru yabaye kimomo ku mugoroba, ariko siyo nkuru ya mbere, hari izindi nkuru nyinshi zagiye zimugaragaraho. Uyu Silas Ibyayesu ni ku murongo rero akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 17. Mu yandi magambo, akurikiyeho gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure, akanamutera inda kwa. Ni kuvuga ngo ni igisebo ku itorero, ni igisebo ku bahanzi, ni igisebo muri gospel, kubona umuntu w'umukristo, kubona umuntu w'umuvugabutumwa, kubona umuntu umaze kubaka izina, agera ku kiriya kigero. Cya mbere afite urugo, cya kabiri afite abana. Nkurikije uko sesengura n'amakuru yagiye atambuka mu binyamakuru bitandukanye, bavuga ko afite abana 8. Iki ni ikintu kibabaje, ni igikomere, ni ikintu kiteye igikomere ku bitorero cyangwa ku banyamasengesho no ku bahanzi muri rusange. Ariyo mpamvu nsaba abantu bose mujye musenga, mwiragiza Imana mu rugendo mukora, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umupasiteri, waba uri umuririmbyi, waba uri umudiyakoni. Ntabwo dukwiye kubaho tutari inyangamugayo. Ntabwo wenda tumushinje ngo cyangwa tubimuhamye, ariko ni inkuru y'icyamamare yabaye ahantu hose. Uvuga ngo araregwa icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Silas Ibyayesu uri ku murongo, ni ku kinyamakuru Igihe cyabivugaga.
nyuma yo gutabwa muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe gikomeje iperereza kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Silas uzwi ku ndirimbo nka ntiwabibatumye n'izindi nyinshi akunze gukoresha mu buryo bwo kubwiriza mu ijambo ry'Imana. Ngo afite indirimbo nyinshi, si wabibatumye, Ibyayesu ni Kumurongo, hari n'izindi zitandukanye. Ariko kugeza iyi saha arashinjwa icyaha cy'ubusambanyi, arashinjwa gusambanya umwana utarakuza imyaka y'ubukure, agashinjwa kuba gukoresha ububasha cyangwa gukoresha imbaraga mu kugira ngo icyo cyaha kibeho. Ibi byose ubu uyu munsi wa none afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata muri Bugesera, niho asigaye atuye. Ariko nta icyo nsaba, habeho kumusengera, habeho kumusabira, abo kumwifuriza gutaha kibura nawe agatekereza. Hano handitse ngo umuhanzi Ibyayesu cyangwa umuhanzi Nzabahayo Silas wamenyekanye nka Ibyayesu ni Kumurongo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangiratsiye bemeje ko Silas yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025. Ati nibyo koko Nzabahayo Silas uzwi nka Ibyayesu ni Kumurongo yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Silas Ibyayesu ni Kumurongo nyuma yo gutabwa muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata. Ibi ngibi mu by'ukuri biteye agahinda, ibi biranababaje, kandi ikibabaje kurusha ibindi byose ni ukuntu umuvandimwe nk'uyu ugaragara muri gospel, ugaragara mu ivugabutumwa, ugaragara mu ndirimbo zikomeye yaba afunze. Ntawe ubyifuza, ntawe ubikeneye, ariko dukwiye gutekereza kabiri. Uyu minsi dufite inkundura z'abavugabutumwa, dufite inkundura z'abaririmbyi, dufite inkundura z'abahanuzi bahinduye umuvuno, bataye iby'Imana yabashyizemo, bataye ivugabutumwa, binjiye mu busambanyi, binjiye mu ngeso mbi, binjiye mu bindi bintu. Pawulo yandikira Tito mu gice cyawe cya 1 ngo icyatumye Uwiteka gusigaza Krete kwari kugira ngo ushyire abakuru mu myanya yabo, kandi abo bantu bazaba inyangamugayo n'abakomokaho b'inyangamugayo. None dufite ingorane ko dufite abapasiteri batari inyangamugayo, tukagira abahanuzi batari inyangamugayo, tukagira abarimu batari inyangamugayo. Kuko ibi bintu byose biratera ingaruka mbi, ari abavugabutumwa, ari itorero, bikaza kwataka umuryango nyarwanda. Ibyayesu ni Kumurongo ni umuntu wari umaze kumenyekana, ni umuntu Imana imaze kuzamura ku buryo kuvuga ngo yateye umwana inda, kuvuga ngo yasambanyije umwana afite urugo, ni iki abantu babuze. Muri iyi minsi bakunda kuvuga ngo musenge cyane, Satani yarazamutse cyangwa yarahagaze, abantu benshi ntibabyumva. Mu by'ukuri nta yindi mbaraga yindi Satani akoresha, nta yindi turufu yindi Satani akoresha, ni ukugusebya mu ruhame. Kuko ubu ngubu niyo bamurekura, none iki ni igikomere, ni n'ikintu cyangiza izina ry'umuntu. Ndagira mbatangarize ngo ni ukuri abantu barushaho gusenga, barushaho kuzura umwuka, barushaho gutekereza ku Mana, barushaho kwirinda ibyaha n'ingeso zabyo. Uyu munsi wa none nubwo uyu nguyu tumuvuzeho, ariko hari n'abandi benshi bari mu byaha, bari mu busambanyi, bari mu businzi, ari abapasitori, ari abashumba, aravuga butumwa. Dufite abapasiteri b'abesikoro, dufite abapasiteri b'abasambanyi, dufite abapasiteri babyaye mu mihana, dufite abana b'inzererezi batafite aho bavuka. Si uko badafite aho bavuka, ahubwo basi bababyaye ntibashaka kubakira. Nta mupasiteri uratinyuka ngo yemere kwakira umwana yabyaye mu gasozi. Nta mupasiteri cyangwa umwarimu cyangwa umuvugabutumwa uratinyuka kwakira abana yabyaye hanze. Ibyayesu ni Kumurongo uyu nguyu ni umuhanzi waruzwe, ariko umaze igihe avuga nk'utu tuntu tw'ijipo n'ingutiya n'ibindi bintu. Kuki utareka utu tuntu? Ibi ngibi Bibiliya ngo ibyamwe byaramenyekanye, iby'abandi bizamenyekana ubutaha. Ubu ngubu
impamvu bye byamenyekanye ni uko yafashwe, ariko amakuru amaze igihe mvugwa, biravugwa ko ni Nyagatare tutuntu tw'utugeso yari tuhafite. Mu mujyi wa Kigali biravugwa. Byaje ute kugeza ubwo abavuga buto, byaje ute kugeza ubwo abari umuntu umuririmbyi Imana iguhagurutsa, nta n'ishuri ufite, nta n'ubundi bwenye, nta n'ubundi bumenyi, ikaguha igitinyiro ugahagara nk'iterano paruwasi yateranye ifite abantu 5,000 ukaririmba, wamara ukibagirwa Imana. Ntabwo tugushinjije icyaha, ariko hari ikintu kimwe njya nibuka. Yakobo yageze ariganya umugisha. Yakobo abyara Yuda nawe aza kuryama ku gisasiro cya se. Yuda abana be baza gupfa b'abahungu, yanga gutanga umwe yari asigaranye. Umukazana mukina umutwe, nawe bararyamana, ahuruza abantu ngo bice uwo mukazana we, kandi yaramuhaye impeta, yaramuhaye izahabu, yaramuhaye inkoni y'ubutware, mu gihe ngo arembereje abatumye umugaragu ngo ajye kumushakira intama amufatire ihene ngo umwana ihene umushyire. Abura umuntu yahaye ibyo bintu byose, yicara ku marembo arategereza, arumirwa, arabyihorera. Ibi byose ngo umunsi bamenye ko uwo mugore atwite, ngo bahamagara Yuda, baramubwira ati umukazana wawe aratwite, abahungu bawe 2 bose bahaguyeyo, kandi nta kindi kintu na kimwe gisigaye kitse kumutera amabuye. Baraza barateranya umudugudu wose barahuruza, nubwo bamugambire kumutera amabuye, ariko afite ibanga. Aravuga ati nubwo mugiye kunyica mumpe ijambo. Bararimu ati murebe mwimpeta, impeta zawe zivuze impeta z'ubutware cyangwa impeta z'icyubahiro cyangwa impeta z'ubushobozi. Umuntu wabaga ufite iyo mpeta yabaga irimo n'izina rye, basanga ni Yuda. Kabiri aza n'inkoni, bango murebe iyi nkoni, murebe nyirayo, nayo byabaga bifite icyo bivuze, inkoni y'ubutware, inkoni y'ubutegetsi, basanga ni ya Yuda. Abwatironi munyice. Ntabwo nubwo uyu mukazana yakoze icyaha, ariko bifite inkomoko. Ibyayesu ni Kumurongo, ni umuririmbyi wari ukunzwe, ni umuririmbyi ukiri muto, ni umuririmbyi ufite inganzo, ariko birababaje, biteye agahinda, biteye ikimwaro kubona uri umuvugabutumwa, uri umuhanzi, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, gasanga urasambana, gasanga ababyeyi mu gasozi, gasanga abateye inda abagore babandi, ugasanga uri umugore urimo urahanura ngo abagore sabawe, abagabo sabawe, abana sabawe. Biteye ikimwaro n'isoni. Nkubwire ngo ahantu hose usengera, waba uri umudiva, uri umuanglikani, waba uri umurestoration, waba uri muki, jya urinda impano y'agakiza Imana yaguhaye. Twebwe yacu ntibakurondora ko Imana ntabwo uzayihisha. Igitabo cy'Ubuhanuzi Badari ko kibivuga, urabikora hasa n'ubwo ko nzabigaragaza bose babibone. Ibyayesu ni Kumurongo afunze kubera umwana w'imyaka 17. Bivuze ko baramutse basanze iyo ndariye imyaka 20. Ibyo inganzo byaba birangiriye aho, byabikomereza mu gihome aho abantu batamuzi. Kandi ibi byose byatewe nuko abantu bimuye umwuka w'Imana, bagasigarana amazina yabo, ariko umwuka w'Imana yaragiye. Izi ntambara zose, aka kaga kose, ukugupfusha abahanuzi, tugapfusha abavuga butumwa, tugapfusha berekwa, tugapfusha bumva amajwi, ibi byose biraturuka kuko abantu bimuye igitereko kitabaza hacyo, bakimika icyabo, bimitse icyubahiro bafite, bimitse rya zina Imana yari yabatije, bimura Imana yavuganaga nabo, bimura Imana yabagaburiye, bimura Imana yabambitse, bimura Imana yabaye rya jambo. Bituma bipfa. Ndaye ngo utangarize ngo igihe cyose wimuye Imana yavuganye nawe, ukimura Imana yakurinze, ukimura Imana yaguhaye agaciro, ukimura Imana yaguhaye ijambo, ukimura Imana yavugiye muri wowe, ukimura Imana yari yakuzamuye, yigiye kugaruka mubaranaka, ntabwo igusiga itagusebeje, si no kugusebya gusa, iguteranyirizaho. Uyu yari umuntu usanzwe atarazamuka, ariko dore yasebye, itangazamakuru ryose riramwandikaho. Si we wenyine, byamwe byaramenyekanye, by'abandi bizamenyekana ubutaha. Nabwe ngo uyu mwaka amenye utazarangira, menya amezi y'uyu mwaka atuzuye,
menya amezi y'uyu mwaka ari menshi, arimo nka 17, kuko iyo urebye ibintu abantu bari gukora, iyo urebye ukuntu abantu bari gukora amahano, iyo urebye ukuntu abantu bari gukora amafuti, menya uyu mwaka utazarangira. Imana ihabe. Iyi ni Pentecost Life TV. Kora subscribe niba utarayikora, kora like, kora comment, shiraho share yawe, ujye sharinga mu magurupe, ku mastati n'andi atandukanye, kuri Facebook n'andi atandukanye. Imana izaguha umugisha cyane. Iyo dusenze tubasabira umugisha, iyo dusenze tubasabira kubaho, iyo dusenze tubasabira umunezero, iyo dusenze tubasabira kurama, muratunezeza, muri abantu b'agaciro ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose itereko kitabaza, birema ngo nuko nzaza nterura igitereko kitabaza hacyo. Mama we, y'Imana yimuye igitereko kitabaza ahacyo, ibintu byose birapfa. Nushaka wari ufite izina rikomeye urazima, nushaka wari umuhanuzi ku kihe kigero urazima, nushaka werekwa gukareba n'ibiri mu bindi bihugu urazima. Pako Imana amaze guterura igitereko kitabaza ahacyo. Ibyayesu ni Kumurongo arafunze, arazira gusambanya umwana w'imyaka 17. Mbere yo kujya gusambanya umwana 17, nimba ingeso yari yagufashe, iyo waduka ugahaguruka ukagenda ugashaka undi muntu ukuze, barahari. Hari abize za kaminuza za segonderi, hari abagore baraho bakeneye abagabo. Ntabyo uzaza utubwira, reka uzaza utubwira ngo iki. Imana ni kuri igitereko kitabaza hacyo. Kuroga se ntuzaroga, usambana uzasambana, ari umuvuga butumwa, ari umuhanuzi. Ntuzakora amarigo se, ntuzakora amafuti se, ntuzabeshye se, ntuzatukana se, ntacyo utazakora. Pako igitereko kitabaza cyavuye hacyo. Uri umugore ufite abana ujya gusambana, nkuko uyu mugabo yagiye kandi afite abana 8 bose. Nyagatare haravugwa y'inkuru yuko uyu mugabo n'undi yarasanzwe asambana, ngo si ubwa mbere bamugera amajanja, si ubwa kabiri. Ibyo byose birimo ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko umunsi umwe nzabikugarura uko bikurikirana. Imana ishyiraho n'inyungu, nicyo nyikundira. Ntabwo gusubiza ibyo wayihaye gusa, ntabwo y'Imana iguha n'inyungu. Usambana, kubeshya, kugambana, kuroga, gutukana, kuvuga nabi, igitereko kitabaza kiba kimutse. Nimubona abantu bameze gutyo, ujye umenya ko igitereko kitabaza kimutse. Nuturana n'umukristo ubona afite ingeso, ujye umenya ko igitereko kitabaza kimutse. Nimuturana asambana, umenye ko igitereko kimutse. Nawe wanywera inzoga mwibanga, umenye ko kimutse. N'abaroga umenye ko kimutse. N'abagambana umenye ko. Ntukagire ingingimira ngo ese uyu muntu, oya, igitereko yo kimutse, kimukira rimwe. Iyi ni Pentecost Life TV. Imana ibamugisha cyane, Imana ibamugisha cyane. Urava mu murongo harinjira mundi, yo none kwa uvuyemo. Ibyayesu ni Kumurongo, yo Ibyayesu biba Kumurongo, ku muntu ugendana nawe, ku muntu umwizera, ku muntu umuzirikana, ku muntu umufite, ku muntu wamwikomejeho. Uwo muntu Bibiliya bango azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, icyo gihora cyera imbuto ibihe byose, amababi yacyo ahora atoshye ko cyumva amazi yo mu butaka. Naho ibyo kutubwira ngo Ibyayesu ni Kumurongo ukajya mu ngutiya, yewe ntabyo uzi, byihorere. Ibyayesu ni Kumurongo ukabura amabere y'abagore, ntabyo uzi. Ibyayesu ni Kumurongo ugaca inyuma wo mwashakanye, ntabyo uzi. Bibiliya ngo nzabashyeshyenga, nzabashyeshyenga, nzabashukashuka. Imana itugire neza, Imana irinde kudushukashuka, Imana irinde kudushyeshyenga. Yigushyeshyenga birapfa, yiguramutse igushyeshyenga birapfa. Nzagushyeshyenga, yigushyeshyenze birapfa. Yigushyeshyenze ibintu byose wibwira kuri kumwe n'Imana kandi mutari kumwe. Yigushyeshyenze ikubeshya ko muri kumwe mutari kumwe. Yashyeshyenze umuntu witwa Sawuli, amara imyaka 40 azi ko ari kumwe n'Imana,
rukumbi yamaze kumukuraho amaboko kera, irahaguruka yimika umuhungu witwa Dawidi, abimenya mu nyuma. Kandi Imana imushyeshyenga ko ari we mwami. Uyu yasambanye, yateye inda, ariko abasambanye ntibatera inda ni benshi. Abitwaje imiryango nterankunga bagakora amashyano ni benshi. Abitwaje imiryango ifasha abana b'abakobwa bakabakora amabere bakabasambanya ni benshi. Abambuye abantu ibyabo ni benshi. Abesikurosa abantu ni benshi. Ibya bamwe byaramenyekanye, ibindi bizamenyekana ubutaha. Shalom, iyi ni Pentecost Life TV. Yikoreho like, kora comment ku biganiro byacu, kora subscribe. Sura page yacu ya Pentecost Life TV, ari page ebyiri, Pentecost Life TV, Pentecost Life TV. Sura uzikoreho like izo page zacu za Facebook. Jya kuri Instagram uranditse Pentecost Life TV. Reba TikTok yacu, Bright Family Ministries, uyikoreho like, uyikomentinge nayo, udukurikire, udukore follow, natwe tuzagukora follow back. Imana igumyisha cyane.